abiringiye Imana batiringiye amafarashi batiringiye amagare bakimbonamo aho twafatiraga byo kwirinda ngo ama prudence ntago bakimbonayo za biblifiya twakoreshaga kugira ngo dukora ubusambanyi ntago bakimbonayo inshuti zanjye n'abandi kandi ukomeze utange umusada wawe mu kubaka urubyiruko ukomeze uba umuntu bakundwa turabana b'Imana. Muri iki kinyejana cya 21 isi iri kwihuta ku rwego rutangaje. Urubyiruko rwa none rurahuze cyane, dore buri wese yibereye mu bye. Babyeyi mukangure, rubyiruko ni imwe mbaraga za none n'ejo. Iki nicyo gihe ngo wubake amahame azagenga ejo hazaza hawe, bityo utanga umusaruro kuri wowe ubwawe, ku gihugu cyawe, itorero n'umuryango nyarwanda mugari. Ntugacikwe n'ikiganiro Tegura Ejo, ugezweho n'umukozi w'Imana Mukeshimana Emerita uzwi nka Mama Charlene. Ni buri wa gatanu ku rubuga rwe rwa YouTube Mama Charlene Official. Rubyiruko, ikiganiro Tegura Ejo ni itafari ry'umutamenwa uzubakisha hazaza hawe. Ndifuza kuzagerayo. Turabashuhuje mwese abakurikiranye Mama Charlene Official. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasuhuza mwese abadukurikirana muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, mu bihugu bya Afrika, mu bihugu by'Uburayi, mu bihugu byinshi bitandukanye uko mugenda mudukurikiranye by'umwihariko urubyiruko. Turi mu kiganiro Tegura Ejo nkuko mugenda mukigezweho na Mukeshimana Emerita. Ni ikiganiro kibamo inama, impuguro ku rubyiruko, tugira ngo tubabwire ngo urubyiruko nirutegure ejo. Iyo tubonye rero n'ibindi bishobora kubagirira umumaro mu buryo bwo kububaka, mu buryo bwo kuvumbura amayeri ya Satani, kuko ibuye ryagaragaye ntiribarikishe isuka. Niyo mpamvu twabatumiriye Claude akaba yongeye kugaruka, kuko ni umuntu yabaye urubyiruko, yabanye n'urubyiruko rwishi, azi amayeri menshi y'abadayimoni, azi ahantu ushobora kunyerera ukagwa, azi ukuntu ushobora kwitwara kubera yuko afite ahantu henshi yagiye anyura. Niyo mpamvu rero mubona twamubararikiye ngo yongere agaruke, nkuko yagiye bitubwira mu kiganiro cy'ubushize. Mwumvise ukuntu yakubitaga mu ijipo akigendera agakubitamo ikanzu, hari naho yambaraga imishanana rwose, muzabibona muri iki kiganiro, agakubitamo umushanana rwose, ukabona yuko yigize umukobwa. Uyu munsi rero twamuzanye ngo nagaruke yongere atugire inama nk'urubyiruko kugira ngo mukomeze mwumve. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Mwakoze cyane kandi abashuhuje. Yego. Hanyuma ni wibwira abadukurikiranye kugira ngo bakumenye. Mwakoze cyane, banje kubasuhuza. Imana ikomeze barinde. Amazina nge nkuko mwayamenye muyazi, nitwa Claude Kiza. Ndi umupapa Yesu yagiriye neza. Imana y'amahoro niguhe umugisha. Twagiye tukubona ku mbuga nkoranyambaga, tukubona waripfumuje amaherena nkarindwe ku gutwi, tubibona ukuntu wakubisemo rwose imyenda y'abakobwa, kandi tukabona uri fiyeri. Nta nubwo narinzi yuko biriya bintu bishobora kugushiraho n'ibimenyetso byabyo hanyuma ugasigara usa gutya. Ibi bintu ni icyizere gikomeye cyuko Imana ishobora gusibanganya amateka y'aho umuntu yanyuze mu bintu bitandukanye, akaba muzima agahita asa nk'umuntu w'umugabo nkawe. Shitani yakwishe mu kanya gatoya kugira umukobwa kandi wari umugabo, hanyuma Imana nayo ije ikugira umugabo. Imana nihabwa icyubahiro. Okay, ndifuza yuko mbere yuko tubwira uko wakijijwe, mbere yuko tubwira ukuntu wasubiranye n'umugore wawe, ukaba wicaye mu bana bawe, narababonye abana bawe, nabonye umugore wawe, kandi n'ubundi abantu bose bakurikirana Mama Charlene Official, tuzazana n'abana bawe n'umugore kugira ngo abantu babone ukuntu Yesu agira neza. Ntabwo ibi bintu Imana iri gukora ku buzima bwanyu ntabwo ari byo kwihererana. Iyi Imana igukijije ibishaka yuko
ugenda ubwira n'abandi ukuntu wakijijwe. Ntushobora kubwira abantu ko wakize utababwiye uko warwaye. Ndifuza ko wongera ukatunyuriramo urugendo rwawe rw'ibyo wahuye nabyo uri muri buriya buzima bw'ubutinganyi. Mbese wari umerewe ute? Ni ahantu ushobora kwifuza ko abantu bajya? Ni ahantu mbese ushobora kwicara uti navuyeyo Imana izandinde gusubirayo? Uri butubwire inyungu waba warakuyemo, utubwire ibyiza waba wahuriyeyo nabyo. Ndifuza ko utuganirira mu buryo burambuye. Ni karibu. Murakoze cyane ko nababwiye, banje kubasuhuza. Imana ikomeze baho umugisha. Ni ukuri murakoze cyane kumpa ijambo. Hari iriya sinari ndimo, iriya gehinomu ariko navuga Masharire, ni simbi cyane, ni habi cyane, nta byiza nabonyemo kwa shitani, ahubwo Satani ni umugome, Satani ni umukara, ahemba nabi, mubi cyane. Nahuye n'ibintu byinshi cyane, nahuye n'ihohoterwa rikomeye Satani yajyaga ashyiraho, niko navuga. Umve ko najyaga nkora n'abagabo batandukanye, umve ko najyaga bashyize kuba n'umugabo ashyira mu rusenda mu kibuno, umve ko nagiye nkubitwa. Wari wazize icyo ubwo? Ubwo ari ukuntu nyine ubusambanyi byanga byakunze kwa shitani araguhemba. Uko byanga byakunda, uko ukorera Imana ugahembwa, no kwa shitani ugahembwa. Naho urahembwa. Ubu mbese n'abadukurikiranye buri wese uwo akorera azamuhemba cyane rwose. Nubwo mujye bagira ikibazo ati uriya muntu arabeshya cyangwa se ni ukuri, oya, birigaragaza. Rero kwa shitani njye namukoreye igihe kinini cyane. Shitani yarampembye. Ese wabimazemo imyaka ingahe? Imyaka 3 niyo n'izina navuga ko n'izina nabaye noneho public. Niyo njya mvuga ubundi nabaye indaya original. Ubwo nagiye mu nzira zose, niba nagiye ku Rubanda, njya mu muhanda namba amakanzu, nkajya ndefiriza, mbese ni byinshi cyane. Rero kwa shitani nabonye ubuhamya, nahafanye ibintu bikomeye cyane. Satani ni umugome. Satani ntagira impuhwe. Satani ntakuye ibintu bibi cyane, nta kwifuza umuntu wese ko yabona. Cyambere natakaje umwanya. Imyaka yanjye yose nabayeho ntabwo narebaga imbere ejo hazaza. Ntabwo narebaga ngo ndakora iki, ibyo nabonaga nkora ntibyangiraga akamaro. Nani mu isi y'ibyaha, amafaranga nakoreraga nayo kunywa inzoga, nayo guha abagabo ngo dukore ubusambanyi, kuko ari noneho nawe wahaga abagabo. Satani ni mubi cyane. Nubwo wahaga abagore. Nanyika ko bimaze kwinjira mu kintu hari bitakurenga, birarenga. Ngiye bayaguhereza ko nuwe kabanguka ko nawe uyahereza. Urugero nshaka nk'umwana w'umusore nkamukunda, nkamubwira ndagushaka, akankamubeshya yenda amafaranga se, tukanywa inzoga se, nkagurana nashoye kugira ngo tugire igikorwa nyizina dukora. Rero nabonye ibintu bibi cyane. Twakuyemo indwara, twakuyemo gukubitwa, twakuyemo gufungwa, kubangamira leta. Ikishitende twagiye duhuramo nabyo. Leta mwayibangamiraga mu buhe buryo? Niba uri umusore ujye mu muganda, niba uri umusore ukajya ibiyobyabwenge, niba uri umusore bakajya urufungwa, ubaye mu gihugu umeze neza, si ubangamiye igihugu. Kwa shitani ni byinshi nahuriyeyo nabyo ntarondora, nta cyiza gihari, ni bibi gusa. Ese ntabwo uciye mu ijambo, ibyo bintu by'ubutinganyi, hari abatinganyi bazwi, ariko se abatazwi bo cyangwa batabibamo bahuraga namwe ntago bari bahari? Ari abagabo bubatse ingo? Barahari kandi none kitanga. Nta n'abasenga se bazagayo? Baba mu nsengero? Barahari kuko igitangaje nuko ababigaragaza ni bakeya. Simenya ko umugabo wawe bikora wundi wazanganga bwati ngenda arakoraga ibi ngibi. Masharire nanjye nago none ko Imana navuga ngo ni Imana hari yagaragaza ngo mbere abandi cyigisho. Nanjye nago numva ko najya kwitwishusho medamvuge ngo ndumutinganye. Cyangwa se mvuge ngo nibi. Bwambi nagiyeyo ngiye gushaka abagabo, tugiye gukora ngo gutwika, gushaka indaya, nitwa Nyabihogo, nshaka umugabo umeze gutya, nibi byabayeho. Ariko Imana ishimwe ko hari impamvu kugira ngo wenda byari nk'ubuhamya hari. Rero kwa Satani nta kiza kihaba. Kwa Satani ahemba nabi. Nibo hari abagabo batandukanye barenga 100, barenga 200. Mbase koko hari ubuzima n'abafite? Ntabwo. Rero nshuti zanjye, bakunzi banjye munkurikiye, nukuri musenge cyane kandi mukomeze mugire inama urubyiruko, mukomeze mube hafi, mukomeze mwegera abana banyu, mubagire inama. Ntabwo ari ahantu kwa shitani. Ntabwo umuntu wanyweye itabi se wamwira umugi wowe ngo yagira iterambere. Ubwo se umuntu wanyweye inzoga agasinda yagira iterambere. Ubwo se nabona akazi ngakora, ahubwo no gukora kara akazi cyagihe. Ntabwo nta kizero gihari. Masharire rwose nawe urabizi, zare umuhungu wabo uzaye mu basinda ari umugabo, zare umudamu wasinze, sabire ikibazo ntabwo yakuba ku rugo rwe, ntabwo
nta terambere yageraho, nta nama ntabwo ni Imana yabikoze kuko ntabwo nari kubona icyo mvuga. Niyo naga mu bantu bavuga by'uburaya indi ndaya nkora ibi ngibi, nta nama nta gitekerezo. Nuko nshima Imana ko ngubu nahagarara nkagira abantu inama. Abadamu bajya bantelefona nkabagira inama abana babo. Abadamu bajya bamagati tugira inama se byagenze bite, abagabo bigeze bite. Nkabwani Imana irashoboye, tugasenga tukabakasuringa tukabaganiriza kuko bari abantu bafite ibibazo bikomeye cyane. Byanga byakunda umutwe wabo uhuru uremereye. Jacques nayo mbwati ngubu Claude rwose ati ntabwo sinzi, ati umutwe wanjye waremereye cyane, byabana ikintu cy'ikibuye. Rero Satani n'umugome cyane akwikorera urusyo, ugasanga ukore ikintu uravundi kufite umutwe wawe ukuremereye nyine, ariko nshimye Imana ko maze gukizwa yavuye mu mitwaro yose. Yego. Ndemye nshimye Imana ko nikunda nezerewe. Okay. Imana ishimwe, birumvikana wahuriyeyo na byinshi bibi cyane, ibyo wavugira kuri kamera n'ibyo utavuga bitewe n'inyungu z'abana bawe n'umugore wawe, nibyo kandi koko ni nabyo. Ahubwo ikintu ushaka kukubwira ni izihe mbaraga zaguteye kuvamo, ni iyihe nzira byanyuzemo. Ese ko mwitwa abahungu ba Shangazi, niko tubyumva kandi koko niko tubibona. Shangazi mwamenyanye gute? Urakoze cyane kugira ngo ukizwe, tubwire urugendo rwawe rwo gukizwa. Urakoze cyane. Shangazi ahari ndamushuhuje, ndamukunda. Ni kuri Imana amahoro y'igumugisha kandi imirimo wakoze muri isi ntizarangirira aha ngaha. Hamwe ababyeyi nka Shangazi nk'icumi, igihugu cyacu cyagira amahoro cyaba cyiza pe. Sinye ko ari umubyeyi mbivuga igihe cyose wakwifuza ko umwana we yaba umutinganye. Sinze ko ari umubyeyi wakwifuza ko umwana we yaba umurezibiyene. Nukuri shanga ahantu uri hose Imana igumugisha, n'ababyeyi bameze nkawe nawe mu masharire. None atangiye inzira nziza Imana igumugisha kandi ukomeze aho ngaho. Komeze nawe ugira icyo ukora mu gihe ukiri ku isi, kuko ibi ni ibintu tuzakora kandi Imana izaduhembera. Rero gukizwa kwanjye ntabwo nabwo nabiteguye cyangwa se ngo byagenze biti, ibintu byaje bintunguye. Tujyagutunguye gute? Nari ndi Nyamirambo, ngiye nitwa John, tuvuye mu nama y'Uburaya. Habaga jyama nama y'Uburaya kutwigisha ngo uburenganzira bwacu, kutwigisha inama. Yego, inama y'Uburaya amatsinda twabagamo, duhamagara ngo bagiye kutwigisha ngo by'uburenganzira bwacu ngo ibiki. Uburenganzira bw'uko muri indaya mugomba no kubazo mu guharanira cyane rwose. Rero tubigeze mu muhanda byabire Nyamirambo hano ku isoko, ndakwereka n'abayobozi barahari byabaye kugira ngo bitangire. Tugezeyo abadamu bati uriya n'umuhungu n'umukobwa. Nashiraga isoni, narinjajwa, natukanaga, nafite amagambo arenze y'abagore. Mbese Imana yarakoze, nagiraga amagambo menshi. Ndangije umubyeyi rero nuko gutana amagambo menshi cyane, turatukana sinakubwira. Mufata myenda amabare n'ahari hose, akubabarire rwose. Ni Satani. Ndamutuka, ndamwandagaza nk'umubyeyi sinamubaha. Turangije telefone witwaga wari ngo perezida wacu ubwo by'Uburaya. Timwiriwe neza. Perezida w'Uburaya? Indaya niko navuga. Habagamo na perezida? Perezida nk'amatsinda organization. Nondanye ndamuhamagara nti ndahangaye Nyamirambo ko duhe n'ikibazo turahohotewe. Ese muhotewe gute? Nabwo atari abantu baduhohoteye mu muhanda, batwise ngo turabatinganyi, turi indaya, turi ibiki, turatukana ibi n'ibi. Ati none ngende kwa Shangazi, muze muhansange tubiganireho, tuzatanga ikirego turuko byagenda ni guhohoterwa. Yari yaratangiye gukizwa uwo nguwo perezida wanyu yitwa Yomiyo, ntabwo nzi akije atarakijijwe, yari ngo kwa Shangazi. Nandi kumwe na John baturagiye. Shangazi yakoraga mu Kiyovu. Ati mutege moto muze musanga aha ngaha. Twatugezeyo mbombo munzi yamba nkubisemo akayoga. Nambaye icyo gihe ipantaro yambaga amakora, nambaga mbese ibiteye ubwoba. Zacyo kigano cya Shanga twakoze bwa mbere. Narazinze imisatsi nyine, narebaga mbese nafite ingendo ya Satani, naho ingendo nagendaga nafite ingendo iteye ubwoba. Nyango n'abakobwa mu Rwanda bagendaga nkangi bari bakeya. Nagendaga nimaringa, nkaragira yongera gute nderembura amaso, imvugo byose nibyishe cyane. Tugezeyo rero Shangazi atwakira, atuganiriza ati bite ni byiza, bari babisha ati yego. Ati ko se ubundi mu byukuri ntabwo bamugira n'isoni. Niba nuri muri abantu basore beza gutyo koko timurebe nk'ubungu John, kuna ba musore mwiza, tebe nka Claude, kuna ba musore mwiza, ibintu bamukora ni ibiki. Tambwati Shanga tobare cyane. Tuje gukora ikiganiro, utubabare cyane tubishaka twigendere. Shanga kinyamara rero ataha. Ngiye umati cya utagwa.
amateme y'Uburaya Wicara utagwa, amateme y'Uburaya byinshi cyane nagiye ngiyo sinasubiramo nashaka kubisubiramo twicara dukora ikiganiro shangazi rafite kuna kuganiriza sha rwose Imana n'umugisha afite impano yo kuganiriza kukubwiriza kumva utumvise cyangwa utumvise inamazi ntabwo meze ko bishoboka kandi avugana neza rero shangazi ntabwo duteranye ko tumeze nga tuvume cyangwa twandagaza cyangwa tuge ibintu nibi byatumye nabyo tumwumvira tukiza inamazi we nabyo birimo ati ndetse mbasi nabafasha iki ati mwanyemera basi tugasenga Imana njye nabanje kwaga mba mugore we nzamura isukari ntuteshe umutwe ngo turasenga Imana ibiki twe turi indaya turi abatinganyi niko twavuze tumeze niko tumeze nta kiwahinduraho mu maraso yacu Jean Baptiste wambwiye ko ufite umudamu numva arankomerekeje numva nje mu gikwasi nzana amarira yaturutse rero nyine birangiye ati ndagushaka tunyemera ikiganiro tuze kuganira rwego byaga kuri kamera turangiza gukora ikiganiro ndagushaka tuze kuganira rero twicara mu cyumba hano yari nyine aranyicaza hariya ku giti cyanjye njyenyine aranganiriza ati Claude uvuka hehe umeze gute ese ko wambwiye ko washatse umudamu ko wambwiye se wavutse mu muryango ese ubyumva utemeze biki ese ibintu ubamo umuco nyarwanda wumva ugushyigikiye ese ibintu ubamo igihugu ntacyo wumva wese muri wowe ese ibintu ubamo numva biza kugeza ku ki bizagenda bitewe n'ibyo nayaye sinjye kubeshya rwose ngo barubanze ngo ndabyemeye twaraganiriye numva ndabyemeye numva ndatsinzwe aratangira aransengera anyika mu ijambo ry'Imana mu itangiriro kuri Imana yaremye ijuru n'isi kuri Imana yaremye umugabo n'umugore itari abagabo babiri ngo barongorane kuri abadamu babiri numva rwose ndafashijwe aranganiriza niko atangira urugendo gutyo mama Charles niko atangira urugendo gutyo ngiye gukizwa ndi mu hambiro hana banje kuvuga ati ndabyemeye nsengera nzinutswe byose ndabiretse kwambara gutyo sinzi kwambara uburaya ndetse n'ikimenyi ngo ko nakijwe shanga mudamu wanjye Butare ndakwinginze reba ukuntu wabigenza kundi umunsi abiri imbabazi umudamu dusubirane tubane n'iminsi mukuru rwanjye n'ubundi umudamu w'isezerano twasizanye turege kumwe naho twakoze mariage ariko nidusubirana nkasubira iwanjye nkamenya abana banjye nzaba umugabo Imana ikunda nzaba umugabo wo kwishimira nzatunga urugo rwanjye nzakora niteze imbere ndetse n'umuryango mwiza nzakorera n'Imana shanga uri tayari nukundi tayari ngayo nguko nuko nakishijwe shangaza aransengera mba hafi ku ikintu cyambe nava ko cyatumye nkizwa cyane cyase mbyemera yaranganije cyane ahura counseling ntiyakuvugiriza aranganiriza anyumvisha iki nicyo ikisi cyo ibi ni byiza ugeza wakora ibi nagufasha kandi Imana yagufasha hano hanze hano ba Kristo basenga nubwo bavanga ubukene cyangwa n'iki bagufasha ukabana babakiga abana bakazaba ejo hazaza mudamu wakagira ibyo gukora akaba umudamu rugo ukishimirwa n'umugabo nawe ukagira umugabo ejo hazanapfa abana bawe nkazasigira bavuga ati papa yari iki ngiki rero abimbwiye ndafashwa ndemera mbese ndabyemeye kandi rwose ubanza uburana utsiri utaburanye nuko inzira y'agakiza yaje rero tuganira nsubira iwanjye Butare mwabibonye Gisagara ngezeyo ati ntago byakunda ntago mwabaho hantu uko namubwira ati shangazi nubwo nari Butare ndi guhana ihoterwa ndatambuka ati de wa mugabo w'umutinganya najya mu muhanda ati de wa mugabo wambaraga amakanzu mudamu wanjye yatambuka ati mbega umugore mwiza koko uriya mugabo rirashyano muze musire mu buriri Mama Jamila umudamu wanjye Imana y'umwijima umugisha Mama Jamila hadukurikiraniye hose kunyihanganira kuze kumbabarira abadamu bamaze nka Mama Jamila no kuri sinzi ko Imana yabaho umugisha kandi yihangana ibyo nakoze yihangana mufite ntarondura nagiyemo yihangana ubona rindi we nukuri Imana y'umwijima umugisha Imana imuhumugisha ngayo nguko rero Butare mpageze ndamusobanura nti cangaze rero ngaha nuko mpari ndabona nasabishobora ndatambuka no nangane wo kwivuko n'abatari banzi no barambonye n'abatari banzi barambona shangazi ndabigenza gute ndagirane ati nta kibazo nyibitegwa rukara y'Imana uzaza Kigali mudamu wawe nzabafasha muri kumwe mwabaho niko kuza twahitiye kwa shangazi tubayo dusenga twamaze ukwezi n'ukuri kw'Imana sinkubeshye tumare kwezi dusenga n'abandi badusenga abapasi badusura n'abadusuye baraho badusuyeyo badusengera ndangije amasengesho arangiye shangazi nibwo nkodesheje inzu n'umudamu wanjye nta kintu nazanye Kigali
habe n'amatara yo kuryamaho, habe n'umwenda nagiraga nambaga amakanzu n'amajipo, yanguriye imyenda aramfasha uko ashoboye ati n'ubushobozi banyine ubu ngubu mfite nzagushakira abandi bagufasha ubundi ubeho kandi nzi kuzabaho neza. Nuko byagenze rero ndiho ndashima Imana, ndi umugabo ushima Imana, ndi umugabo uri gukorera Imana, mbese nuko nakishijwe. Noneho bariya bantu bari kwa shangazi ntabwo mwaziye rimwe? Oya, bagiye haza mu byiciro, ntabwo baje ntabwo twaziye rimwe, ngewe naje basanga bamaze nk'icyumweru, naje basanga bamaze nk'icyumweru, wese yagiye azuka ahubwo nagiye kubona basangayo. Ndavuga Mana wagize neza kuko hafi ya bose tuzanye mu Buraya, bamwe twagiye tujya gutegana mu mabuwate, bamwe turaziranye mu manama aho twaba duhurira, tuziranye mu makaritsiye, mbese Imana ishimwe ko n'ababakijije. Hari ikibazo rero gikomeye, wenda nubwo abantu utabasobanurira kuko naho waba mwiza gute abantu ntabwo bashobora kukwemera, ariko ho gatoya wenda kugira ngo tumare abantu amatsiko. Wumvise ko abantu bagiye babivuga ngo shangazi ngo arabacuruza, ngo muri filime, ngo ni ibintu yateguye, ni iki rwose wabwira abantu ukabamara amatsiko? Cyane ukuri n'imbere y'Imana dore ngibi yanda ifite mu ntoki, nta kintu mbiziho, ntabwo yabiteguye ngo dukinishe filime nabone kubyemera. Ntabwo nanzi ko kandi filime yari kukugira umugabo ntayo ntinzi, kandi ikindi cya kabiri ibaye na filime ntabwo navuga ngo filime yaba ari filime nziza, kuko ngewe ndanezerewe giti cyanjye, ndi umugabo uri mu rugo rwiwe, ndi umugabo uri mu bana biwe, ndi umugabo wafashe igihugu, ndifite inama nagira urubyiruko nzi ibyo nanyuzemo, mbese nta kimushinja kandi nta kintu mbiziho, kuko nayiteguye siyambwiye ngo ngiye gutegura iki ngiki ngo bimenye. Yari amafaranga yampaye mba ndi mu nzu nziza, mba ndi mu modoka, yaba ari ibintu byateguwe bijyanye no gupfa, nta kintu nabona nabivuga ku icyo kintu. Ni urugamba buriya mutangiriyeho. Dukomeje rero kubashimira abakurikiranye Mama Charlene Official, akomeje kutuganiriza nk'urubyiruko kugira ngo mwumve ukuntu Satani yica nabi. Umurebe Claude ukuntu yari yarigize umugore, yarigize umukobwa, kandi murabona ni umugabo. Imana ijya kumurema yamutinzeho kandi iramwitondera imugira umugabo. Satani aramwangiza amugira umugore, ariko turashimira Imana ko yongeye kukugira umugabo. None Claude, uru rugendo watangiye rwo kujya mu ijuru, urakijijwe turabibona, ariko se ni gute witeguye guhangana n'imbaraga z'aho waturutse, guhangana n'amagambo avuga ko mwiyoberanya? Wumva ubyiteguye gute? Muri wowe wumva bikumereye gute? Ese ntabwo bishobora kugucogoza ngo ube watekereza gusubira aho waturutse? Oya, ahubwo bakomeza gukora biriya bintu basa nk'abantu nta kuraje. Mutangi ndavuga ntibyo bavuga byanga byakunda ntabyo bazabona. Urambwira Imana, Mana fasha iyo bibwira bihutiye kuvuga batazi ko bizagenda ejo, kuko ntabwo twaca imanza, kuko umujaji ni Imana. Niyo byagenda gute, niyo barabase bagwa se cyangwa se nkagira gute, ntabwo nzi ko Imana yakwemera ko nasiba cyangwa ngo ntembagare. Naho intambara kuzayirwana byo Imana izayirwanirira, kuko abizeye Uwiteka Imana ntacyo babura. Ikindi ntabwo nakwemeza abantu, kuko na Yesu yaraje mu isi ntibamwemera. Yesu yabahaye imigati bararya, azura abapfuye ntibakwemera baramwica. Ubwo ngewe noneho ntanamahambura imishumi y'inkweto ye, ni nge bakwemera? Ntabwo byakunda. Ntabwo ndi kugira ngo nemeze abantu cyangwa ngo ni ibintu runaka, igihe kizivugira. Kandi iyo umuntu akora ibintu byiza biragaragara, iyo ukora ibi biragaragara, bategereze be kwitira kuvuga turebe uko bizagenda ejo. Gusa ngewe bampa kuraje kuvuga ngo nanjye ndashaka mbire gutya. Yego sindi nzongera nambara ikanzu ntabyo bazabona. Azijya atumudamu we, oya ntabyo bazabona. Azongera asubire mu byaha, ntabyo bazabona. Kandi baba barabibonye kera. Twajyaga amanama twajyagamo sibakimbonamo, aho twafatiraga byo kwirinda ngo amaprudence ntabwo bakimbonayo, za bibiliya twakoreshaga kugira ngo dukora ubusambanyi ntabwo bakimbonayo. Inshuti zanjye ntabwo bakimbona nabo, ubushatse ndamuvugisha ngo yige ijambo ry'Imana akatamboroka nkamuboroka. Rero ari byinshi cyane Imana izagenda inyuzamo kandi bizakunda. Kandi igihamya cya mbere ntabwo numva ko namara ukwezi ndi kumwe n'umudamu wanjye, ntabwo numva ko namara igihe ndi kumwe n'umuryango wanjye. N'ibintu bigaragara rwose
mama Sharire usoze kunsura iwanjye urebe baza abaturanyi ureba ahantu mba ni ibintu n'Imana yabikoze ntabwo ari ku bwanjye si ku bwa shangazi si ku bwa amasengesho niko navuga ni Imana yo yaje kwikora igitangaza kandi nzi ko Imana yatangije urugamba ikizarusoza. Okay, turimo turegera umusozo. Ndashaka kukubaza ni izihe ngamba ufite, ni iyihe viziyo yawe uri gutegura mu buryo bwo kugira ngo usenye urabona ahantu wari uri hari ibyo wubatse ariko nanone kuko ushaka gusenya amateka y'ibibi wanyuzemo, ni izihe ngamba wafashe zo kugira ngo wiyambure wa wundi wa kera kugira ngo wubake ibintu bifatika bya wowe ubu ngubu? Birasaba imbaraga nyinshi cyane, birasaba ibintu bikomeye cyane. Yego. Ariko hamwe no gusenga hamwe n'imbaraga z'Imana nzashobozwa nayo kuko urumva nakoze amateka, nakoze ibintu bibi byinshi. Yego. No kugira ngo rongire ibintu niyo kugira ngo ibyo nabyo nsabwa, byansabwa ibintu byinshi. Cyambere ndasabwa kugira ngo igihugu cyanjye cyongere numve ko ndi mu gihugu cyanjye ndimo hari umusanzu ngomba gutanga. Kuko imyaka yose ndamaze ndi muri uriya sayo y'ibyaha, ntabwo nari umuntu. Yego. Ntabwo nzi ko ndi mu gihugu, ntabwo nzi ko ndi umuntu reka da nibaga mu isi y'ubusambanyi, mu isi y'uburyabwenge, mu isi idafite ikintu nyine yamarira abantu society. Ariko ubundi ndashaka gukora ikintu kirimo difference. Nakoze ibi byinshi, nshaka gukora ibyiza byinshi. Amen. Nshaka ko icyambere nshaka kuganiriza urubyiruko. Yego. Bakagira ibintu bareka n'ibyo bavamo, nshaka kugira inama urubyiruko, nshaka kugira ngo tuganire, abashaka ubuhamya bwanjye nzabugezaho mu kwisi itandukanye, bazanye nshoboza aho nagiye nkodesha nakoreye uburaya, aho nagiye nkora ubwo busambanyi, abayobozi bajyaga bavuga ati muve muri ibindi baduza piavo twakodeshaga twaswengereje imidugudu batubabarire. Rero ni byinshi cyane ngomba mfite ari byinshi cyane ngomba kuzakora. Mfite byinshi cyane kuko ndacyari umusore, ndi umuntu ufite imbaraga ngomba gukora igihugu cyanjye kandi nkiteza imbere kuko ya myaka yose namaze ntabwo nakoraga, ntabwo abana bahaye uburere bukwiriye, ntabwo umudamu nyiramuhaye care bikwiriye. Hari byinshi nsabwa, ni byinshi uko Imana izadushoboza nzambye na mbere ko ibyo ngezeho ibyo nshaka gukora. Ni byinshi cyane. N'ubundi turimo turagana ku musozo, ahubwo ni irihe jambo ushobora kubwira bene wanyu ba kera, abo wasize hariya na jambo bafitiye? Ikintu cyane nashaka kubabwira, babanze bitekereze, batekereze mbere kwanza batekereze ku muco nyarwanda, mbese ku bumuntu, bumve ko ese niba ndi umugabo nkaba nigize umudamu, ese ndi umuntu ki? Ese niba kugira ngo ndi ku muntu icyo ari cyo, byategeza no ku ijambo ry'Imana. Ese Bibiliya ibivugaho iki? Ese Bibiliya yemera ko umugabo aba umugore? Ubusinyiri wasomye Sodoma ni Gomora uko byagenze byahabaye. Abasomye Bibiliya nayo irabasobanurira, Bibiliya ni nziza. Bongeye bavuga ati se nandi guteza imbere ubutinganyi mu gihugu, ese Imana igihugu cyose cy'u Rwanda kira abatinganyi byagenda biti? Se wakujya kwambara kumushana mu masharire, wakubataho ubukwe, ese wakongera wagira umwuzukuru? Babitekerezeho rero, bari ibisubizo. Ikindi kandi biri guca imanza, be kumva ntabwo twakijijwe kubw'abantu, twakijijwe ngo twemerwe cyangwa ngo ibi n'ibi. Imana niyo isobanura ibidasobanye, kandi Imana y'umucamanza, kandi ntabwo umuntu yabuza undi gukora icyo Imana yagambiriye gukora. Wabyemera utabyemera, Imana irahari. Amen. Niba umuntu Imana imushyize hariya ikamukura mu nda, ikamukunda mu nda y'umubyeyi, ntabwo imbaraga z'umuntu. Niba umuntu ava muri koma amezi cyangwa n'imyaka ikamukura muri koma, imbaraga z'Imana. Hari abajura bari ruharwa bakijijwe, abasambanyi bari ruharwa bakijijwe, urugero nkanjye. Abantu banywa agatabi uburebwenge bakijijwe. Rero ibyo byose birashoboka. Bagenzi banjye bari iyo ngiyo, ni ukuri ndabasengera Imana, simbajajinga, simbacira urubanza. Nanjye nari neze nkamwe, bambwira iby'Imana nkirukanka nkatukana, nkaca imanza nkatukana, ariko ni ukuri
dutegeze turebe kandi twumenye n'iki Imana dushakaho. Yego. Okay, Imana iguha umugisha. Ahubwo ndifuza yuko utanga nk'inama muri aka kanya, ugira inama mbere yuko dusoza, ugira inama waha urubyiruko. Hari abo mwasambanaga ubaguze b'abasore b'abanyeshuri, abana b'igihugu bataye ishuri, babeshya ababyeyi babo, ukabahonga amafaranga nawe bakagenda bihisha ku buryo n'ababyeyi batabizi. Uratanga inama ku babyeyi, utange n'inama kuri abo bana. Yego, ni karibu. Ikintu cya mbere nabwira abadukurikiye, ababyeyi bakanguke. Ababyeyi bakanguke, bite ku bana babo. Nukuri inshuti zacu, inshuti za Yesu, mukanguke mwite ku bana banyu kandi musengera abana, musengera igihugu, musengera isi, kuko ibihe tugezemo ni bikomeye cyane. Bimwe Pawulo yavuze ni ibihe bikomeye cyane biteye ubwoba. Nukuri rero ababyeyi baganiriza abana babo, masharirene muganiriza abana b'abahungu, muganiriza abantu babaha impano, abantu babaha ibyo matelefone, baganiriza ati si bimwe bikuye, mbese umwegere cyane. Kuko n'abana bazafatwa ku ngufu, muzabanye mubibona bagiye bafatwa ku ngufu. Rero muganiriza abana, mu iki kika cy'abana mbere habagaho kuganiriza n'abakobwa, ubu n'abana b'abahungu baganiriza cyane. Baganiriza babaye hafi, babike isi tugezemo, ibihe tugezemo uko bimeze. Nibarangiza kubaganiriza, babasenge, babagire n'inama, bakurikirane. Urubyiruko narwo rero namwe mwijya mu biyobyabwenge bibi, ntabwo mwagiye mwitabi yakwiga ngo ejo azaba umuyobozi runaka, ntabwo mwagiye kunywa inzoga ejo yazuba ku rugo rwiwe, atashye yasinze areba muri rigori. Mureke ibiyobyabwenge kandi musenge. Ikintu cya mbere gisumba byose, gusenga, gusoma Bibiliya. Bibiliya ni nziza, harimo ubuzima bwose. Yego, turebera ijambo ryagufashije umaze gukizwa, na n'ubu riba ku mutima wawe, uridubwire, uridusomere uko ubishoboye, nta kibazo. Ijambo ry'Imana twasoma hano muri Bibiliya, twasoma muri Zaburi 125. Yego, umurongo waho wa mbere haragira hati, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, nuko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Numva ko ijambo ry'Imana ari ryiza. Abiringiye Imana batiringiye amafarashi, batiringiye amagare, batiringiye ubutunzi, batiringiye imiryango yabo. Mbese Imana mugabo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Numva ko rero abiringiye Uwiteka Imana, nukuri byanga byakunda, bafite inyungu nyinshi. Rero nukuri abantu biringiye Uwiteka Imana ntabwo bakorwa n'isoni. Ubwo wumva ngo azagwa, ntabwo byashoboka, kuko ibyari bikomeye Imana yarabikoze. Byari bikomeye kwiyambura ikanzu, byari bikomeye kwiyambura amaherena, byari bikomeye kumva ko naba umugabo, byari bikomeye kumva ko ariko Imana yarabikoze. Rero abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi Siyoni, amasharire. Iyo wiringiye Imana, utiringiye amagare, utiringiye amafarashi, utiringiye umuryango, byanga byakunda Imana hari ikintu gukorera. Ababyeyi bumva ko biringiye Imana, ingo zabo zirakomera. Abagabo biringiye Imana, niko abagabo banambye ku mwami. Ababyeyi banambye ku mwami. Abadamu badafite abagabo bari ku mwami, bakamwiringira ati ngiye umugabo wanjye ni Kristo. Bajye mu ngeso mbi kandi bakabaho, bagatunga abana babo, bakaba batakoze ubusambanyi. Rero nshuti zanjye, abiringiye Uwiteka Imana, nukuri nuko twiringira Imana. Ntabwo twakorwa n'isoni twiringiye Imana. Twakorwa n'isoni twiringiye Imana, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ujya kwa Data ntamujyanye. Numva ko Imana ni nziza. Imana rero yakomeye, nuko twiringira Imana. Byanga byakunda mu bibazo, mu burwayi bwawe, mu bukene bwawe, mu byose biba kuri iyi si, twiringira Imana. Kandi ikirenze hanyuma ya byose bizatwambika amakamba mu masharire. Haleluya. Gatatse w'inyenyeri. Amen. Nyuma y'ibibazo, nyuma yo gutukwa, nta magambo, nyuma yo guhohoterwa, nyuma yo gusebya, ngo uri n'umutubuzi, ngo no gushaka indonke,
ngo hari ibihembo. Amen. Rero nshuti zanjye ni ukuri mbifurije kugira ngo twiringire Uwiteka Imana, twiringire Imana, twiringire abantu, kuko umuntu araguhinduka, umubyeyi araguhinduka, umudamu akaguhinduka, umugabo akaguhinduka. nk'ubwo urugero naguha, abagabo baza kudusambanya twajya tubiringira, bakavuga ati nzakujyana i Burayi, nzakujyana muri Canada, biremewe gushyingiranwe, nzakujyana aha n'aha, biremewe, nzakujyana aha twibane twirongoranira. Ariko haragiye badutenguha, hari byagiye bikunda, hari ibyangombwa byagiye byanga kubera ko ntiringiye Imana. Ariko turi kwiringira Imana, dufite amasezerano. Hari Imana ivuga, hari Imana ikora. Ni ukuri inshuti zanjye, inshuti bene data abadukurikiye, ni uko twiringira Imana, kandi hanyuma byose na zero irakora. Yego. Imana ihe umugisha Claude, kandi imuhe umugisha n'umufasha we n'abana be. Amaboko y'Uwiteka akomeze kuguterura, ibiganza by'Imana bikugumeho, kandi uzagume ku Mwami, humura ntacyo uzaba. Akomeze kukuyobora mu buryo bwose, aguha imbaraga zo guhangana n'ibihe byose uzanyuramo, kandi uhumurize n'abandi, kandi ukomeze utange umusada wawe mu kubaka urubyiruko, ukomeze uba umuntu mwiza. Humura uzahindurirwa izina bya burundu. Imana isibanganya amateka y'ibyo wanyuzemo. Wakoze kuza kutuganiriza no kuduha inama. Rero turashimiye mwese mwari mukurikiranye Mama Charlene Official. Mwabyumvise babyeyi, mwabyumvise ukuntu abana bababwira ngo bagiye ku ishuri, umwana akamara iminsi 4 atari mu rugo. Icyo ni ikibazo gikomeye. Mwabyumvise ukuntu abana banyu b'abahungu, ababyeyi murabyara, ukagira umwana w'umukobwa ukaba ari wugirira igishyika gusa. Nanjye niko nari mbizi. Wabona umwana apfunduye amabere, ugatangira ukagira impungenge. Wabona agiye mu mihango uti noneho Mana Nyagasani, ukamusengera y'uburyo bwose, ariko ukibagirwa umuhungu wawe. Murumva rero Satani wateye, azana uburaya mu bakobwa, akazana uburaya no mu bahungu. Mwumvise ko n'abahungu bagurwaga bagasambana n'utwana tw'uduhungu tw'utunyeshuri, barangiza bakabaha amwe mu mafaranga abadayimoni babaga babahaye. Izo ni imbaraga ziri gukora ziteye ubwoba. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire ngo adusomeye ijambo ryiza ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyega no kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Rero n'ugusenga cyane, kuko turi mu bihe bibi. Iki ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko turi mu bihe by'imperuka. Uko biri kose ibi ngibi bikorwa, hari ababiri inyuma n'ababishyigikiye, kandi nabo batumwe. Kuko uko biri kose nimba ari abantu bakoraga inama, ntago mbizi, ariko izo nama zikagira na perezida ati nge ndi perezida w'indaya. Nuko ari ibintu nyine biremye, ni ibintu bihamye, bifite ababiri inyuma, bifite n'abantu benshi. Uko biri kose rero uyu ni umwuka wa Satani, ariko hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Icyo dukwiye gukora ni gusenga, tukiyegereza Imana, ni ugucunga abana bacu isaha ku isaha. Ntukirirwe mu mafaranga ngo wibagirwe abahungu wabyaye, ntukirirwe mu mafaranga ngo wibagirwe abakobwa wabyaye. Ni ukuri nagira ngo mbabwire ngo mukurikirane abana banyu aho mushoboye. Aho mudashoboye Imana izabakurikirana nta kibazo. Ntabwo Imana izakubaza ibyo utareba, izakubaza ibyo wabonye. Ntukaze baryamye ngo nawe wiryamire, ngo ubyuke bakiryamye. Ni ikosa rikomeye. Ujye ushakisha umwanya ukurikirana ubuzima bw'abana. Nabo bagendana amashare, Kigali bari kumwe bagendana, ese mwana agendana n'abantu bameze bate, ese kuri musere muri weekend yasohokeye byagenze gute, bwagiye nko kwiga, se yatashye sangahe. Agiye no kuri
mukanguke. Abana bafite uburenganzira nibyo, ntabwo bakwiye guhohoterwa, ariko no kubaza umwana ibyo arimo nabyo ni umumaro. Bitabaye ibyo rero mushobora kuzasanga uvuga uti umwana wanjye ni umuhungu nta kibazo afite, nunamureba ubone nta nkumi zimukurikiranaho, uvuge ngo ufite umwana witonda, kumbi ajya gusambana n'abandi bagabo bakamusambanyiriza mu myanya itahesheje Imana icyubahiro, ugasanga baramwangije, yarwaye n'indwara abiguhishe. Uzashiduke rero, amazi yararenze inkombe. Nimuze dusenge, dukumire, dusenge Imana idutere inkunga, iduhe umusada. Aya ni amabanga y'abadayimoni aba amaze kumenwa. Ikindi ndabinginze, muze dukurikirane bano bana, muze dufatanye, dufashe aba bantu bavuye hariya hantu, kuko hari ibikibarembuza, hari ibikibashuka, kandi hari n'iterabwoba rya Satani rigihari. Ntibagiwe ikindi kuvugaho izi mbuga nkoranyambaga za Facebook, ibintu nabyo bagiye bikurikirana cyane ababyeyi, nabyo byica urubyiruko. Ugasanga umuntu agiye ku mashusho media cyangwa se ku Instagram cyangwa se kuri Facebook, akabiha umwanya cyane ko nawe ugiye mu iki ugira amakenga. Mwa kubona ugira amakenga ati se biganiro biri by'ubushuti nibiye umara umwanya wose, umunsi wose, isaha yose, paka nimugoroba, ko nakazi afiteho ko ntaki. Ubicunge cyane umenye ngo imeze biti. Claude, wakoze cyane, turagushimiye. Ndifuza yuko uyu mwanya wasengera urubyiruko rudukurikiranye, kuko twari mu kiganiro cyitwa Tegura Ejo, hanyuma unasengere bene wanyu bahasigaye kugira ngo nabo baveyo baze kumva ibyiza wahuriye. Hanyuma rero Imana iguha umugisha cyane Claude. Tugiye gusoza, twari mu kiganiro cyitwa Tegura Ejo rubyiruko, aho tugenda twumva impuguro n'inama nyinshi zitandukanye. Claude twari twamusabye ngo yongere agaruke, turusheho kumenya amabanga n'imitego urubyiruko rutezwe kugira ngo babashe kuyisimbuka. Ariko ndifuza ko usengera abadukurikiranye, by'umwihariko urubyiruko, usengere n'abasigayeyo. Ni karibu no gusenga. Ntarasenga, nagira ngo nibutse abantu badukurikiye yuko inkunga yabo ikenewe ibitekerezo, kutuganiriza, kutuba hafi, tukasura abo bantu, tukajya kubasengera, kuko ntabwo iki gikorwa cyashurwa n'umuntu umwe, ntabwo bonyine babishobora. Mwese tugomba gufatikanya twasengera isi yacu dutuyemo kugira ngo igire amahoro n'umutekano. Data mwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, twongeye gushima ko ubashije kuturinda umwanya nk'uyu nguyu, ukatugirira umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Databuja rero ni ukuri twingiye kukwinginga kugira ngo ukomeze urebe isi yacu, ukomeze urebe aho dutuye, ukomeze abantu turi kumwe nabo muri iyi si, kugira ngo bagenderere. Dusengeye urubyiruko, dusengeye abari mu biyobyabwenge, dusengeye abari mu nzoga, dusengeye abari mu busambanyi, kugira ngo Mwami Imana ubagirire neza. Amajyepfo, amajyaruguru, abari hagati mu mujyi wa Kigali, abari ku isi yose, kugira ngo basange Mwami Imana ubaremye bakunda, barema mu ishusho yawe. Nukuri nsengeye abantu bakiri mu butinganyi, kuko Mwami ari wankuye, kugira ngo Mwami ubagirire neza, ubegere, ubasange. Wewe wenyine ushoboye, wewe wenyine ushobora guhindura umuntu, uhindura ibyanze guhinduka. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uzatere intambwe imwe ngo izindi nzazitera. Data mwiza rero twateye intambwe kugira ngo dusengere bari abantu basigaye Egiputa, ndetse n'abantu bakora ibyaha bitandukanye, kugira ngo bagirire neza. Data mwiza rero komeza ubasange, ubagirire neza, ubiyereke nk'Imana, abagabo bahamye, abagore bahamye, abagabo mu gihugu cyabo bibonamo, bakorera igihugu. Data mwiza, twamaganye imigambi mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu, umudayimoni w'ubutinganyi mu isi mu izina rya Yesu, umudayimoni w'uburaya, uw'inzoga, w'amatabi n'ibindi byinshi cyane by'urukozasoni muri iyi si. Mwami, turabyambaye mu izina rya Yesu. Komeza ubane natwe Mwami Imana, bakurikirane Mwami Imana aho bari, ukurikirane abakomeje gusenga Mwami, jyumva amasengesho yabo. Turabasengeye kugira ngo ugire icyo ukora Mwami, tuzagushima. Akoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Hanyuma rero urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. N'undi munsi tuzongera kudutumira muri Tegura Ejo y'urubyiruko. Hanyuma namwe turabashimiye bari bakurikiranye ikiganiro cyitwa Tegura Ejo rubyiruko. Turabashimiye kandi mukomeze gukora subscribe, mukomeze kuduha inama n'ibitekerezo, kandi mukomeze kwita kuri aba bana bavuye muri buriya butinganye, ariko n'abasigayeyo ntimubatere
kudutera amabuye, n'abasigayeyo n'abana bacu, n'abasigayeyo nabo babatwise amezi 9, n'ababyeyi babo babyaye nkatwe, mukomeze kubaba hafi, nimubafate nk'ibicibwa. Ineza n'urukundo rwanyu n'imbuto muberera, ndabizi ko bizabagirira umumaro. Amahoro y'Imana nabe muri mwe.